abakurambere abana be akumva ko ari kubashakira amahoro, akaba yifitiye izo za Nyabingi, akaba yifitiye ibyo bindi izo mandwa, bakaba ati rwose muhaguruke mugende musanga umwana aba mwanzi. Ariko Burundi ruhande mu nzira y'umurangi abamuhemukiye, kuko Nyabingi nta kintu ushobora gukora aho irangiza. Abantu batunze Nyabingi, abantu batunze Ibitega, abantu batunze izo mandwa zose twumva nta kize zizanira umuryango, ahubwo zirawuhemukira, zihuza amahoro, zihuza iterambere. Ni nayo mpamvu umurangi atemera iyo mihango ya Kinyarwanda. Iyo mihango igeze imbere y'umurangi utandukana n'imihango ya Kinyarwanda. Abantu babangikanya ibintu bitabangikanya. Babangikanya Imana n'imihango y'ibindi batunze. Niyo mpamvu Imana yohereje abamarayika be bayo aribo barangi, kugira ngo baze bakureho ya migenzo yindi, bakureho kuko Satani iraza ikwiyoberekanya igashyiraho ibyo bintu bya Nyabingi byose. Ni ukuvuga ni amashami ya Satani. Abantu bagize babanye nabyo bazagenda babitubwira bitugaragariza kandi bagaragarize ukuntu, kuko ngira ngo nguyu watubanjirije umuntu uza mu buhamya yatanze amaze gutandukana n'iyo mihango n'ibyo bintu byose baterekeraga bamwoherezaga, bafite amahoro. Kugira ngo ambabarire yanyihanganire, kuko hari ibyo yaravuze ngo hari ibyakozwe hano. Ni ukuvuga Satani iyo igiye gutsindwa ntabwo yemera gutsindwa igendeye, kandi buriya umwana wese ntabwo yemera ngo atsindwe agende gutya abatinzi. Arabanza akarwana. Ni ukuvuga kugira ngo umufasha uyu nguyu agere mu rwego arimo, abone ururembo rwirukana za Nyabingi, rwirukana ibi byose bibi byateje akaduruka. Senze bagirwa no kore baramaye abera, baramaye senze bagirwa mayo batonza bataremwa, baramaye senze bagirwa no kore baramaye abera, bagirwa no kore bamayo bokara bataremwa, baramaye senze bagirwa baramaye abera, bagirwa no korenge bamaye ababyeyi bataremwa, baramaye senze bagirwa mayabera, senze bagirwa no korenge bamaye kweshema barange, baramaye senze bagirwa mayabera, senze bagirwa no korenge bamaye abavandemwe baronge, baramaye senze bagirwa mayabera, senze bagirwa no korenge bamaye basenge barange,
bagirwa n'amayabera bagirwa no korenge bamaye ababyeyi abarange baramaye senze bagirwa bagirwa no kuri baduhaye ababyeyi abarange baramaye senze bagirwa ramayabera senze bagirwa no kore baduhaye ubuvuzi abarange baramaye senze bagirwa mayabera senze bagirwa no kore baguhaye ururembo barange baguhaye ntuzibagirwe maye baramayabera bagirwa no kuri baduhaye indembo barange baramaye senze bagirwa bano korenge bamaye ubugara bavuze baramaye senze bagerwa cyambere kugira ngo umuntu wera tuvuge ku nshingano z'abana kuwamenya umurangi inshingano kuwamenya umurangi nuko iyo ubonye umuntu arusha aremerewe umubaza niba yakwemera kwivuza kuko hari ubutabazi hari aho yavura yakwemereye rero ukoresha uko ushoboye ukamugeza mu rurembo iyo ageze mu rurembo ubwo ku nshingano z'ururembo ku mabwiriza y'umurangi nibo bamwereka inzira y'ukuntu yavurwa y'ukuntu yatabara rero Sylvestre niba mu by'ukuri abaricyo baremerewe ni benshi bafite ibibazo ni byinshi ndetse bamwe bafite bashaka basubizwa ibibazo byabo bakahabona kuko twabonye yuko uburwayi umurangi avura ntabwo uvurirwa mu yandi mavuriro hari amavuriro ya kizungu hari amavuriro yandi ya kinyarwanda ni ukuvuga ubuvuzi bw'abarangi burihariye kuko twabonye mu bantu batanze ubuhamya hari uriya wa kabiri ku kibazo cy'umudamu yari afite amabere yari yarahenengeye ntabwo bari kumujyana kwa muganga bagize ngo babage bayakureyo bayazane bashyire imusozi ariko amaze kugera imbere y'abarangi ya mabere yagiye agabuka ni ukuvuga mu yandi magambo mu bundi buryo ni uko satani afite uburyo bwe bubi bwinshi kandi umuntu atavuga ngo bworoshye bukomeye ni ukuvuga iyo mu yandi mavuriro ya kinyarwanda arahari aya kizungu arahari noneho hakaza n'ubuvuzi bw'abarangi ni ukuvuga hari uburyo twavuga ngo ni butatu hari uburyo bwa mbere bw'ubuvuzi bwa kizungu hari ubuvuzi bundi bwa kinyarwanda dusanzwe tuzi basikura ibyatsi bakaha umuntu bakagira gute hakaba n'ubuvuzi bw'abarangi baratandukanye rero tuzagenda tubireba buke buke uko iminsi izajya igenda iza cyane cyane ko baduhaye ibyumweru bibiri icyumweru kimwe kizashira ikindi cya kabiri duhure
abafite ibibazo, abafite ubuhamya bazi, yaba ari wamenya barangiye utaramumenya, bose inzugi zirakinguye. Murangi yaradukinguriye ku bamuzi n'abatamuzi. Ariko reka turebe ku bantu bamuzi. Abantu bamuzi mufite akazi gakomeye ko kugenda mureba abo bantu bagize, kuko bariya benshi usanga ari hariya yarabuze uko abigenza, yarabuze aho yavurirwa, nk'uko twabibonye kubura buhamya bw'uriya wa kabiri ariwe Papa Maso. Ahubwo nifuza ko tuzajya muvugana na nimero zanyu za telefone, kuko uriya muntu wabuze ahantu atabarirwa avurirwa ashobora kugukeneraho ibisobanuro. Watubwira nimero yawe, ariko duhagaze kuri kubyo twari turimo, tugiye gukomereza kuvura. Ndumva rero kamera yawe ihari, noneho mugashyiraho ibyeto tukitegura kugira ngo tuze twakire icy'abantu. Ibyeto Thank you.